often enough, people will think it's the truth, and the bigger the lie, the better. aravuga ngo ibi bintu bifatwa gutya kubera iki ngo kubera ko iyo ukomeje gusubiramo ikinyoma cyane ukagisubiramo ngo nuko bigeraho abantu bakagifata nk'aho ari ukuri ngo uko ikinyoma kirushaho kuba kinini ngo niko kirushaho kuba cyiza. The bigger the lie, the better. Because people won't even think that it's something so big can be a lie. ngo kuko abantu batekereza ngo ubu se ni gute ikintu kinini cyaba ari ikinyoma, nta kuntu ngo abantu babitekereza. And ubwo ashatse kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo tuzajya mu ijuru ngo dufite cyo tugomba gukora imirimo y'Imana, ngo ibyo bintu byavuzwe kenshi cyane ngo ari ibinyoma ngo bigeraho abantu babifata nk'ukuri. Not just computers, we can hack human beings and other organisms. aravuga ngo ni ingenzi kuko twamaze kugera ahantu aho tutabasha guhakinga computer gusa ngo ahubwo n'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi binyabuzima. Now what are now hackable animals? asubira kuvuga ngo abantu nanone ni inyamaswa za hakingwa niyo yabasha kwinjiramo. The whole idea that humans have, this, they have this soul or spirit and they have free will. aravuga ngo ibi bintu by'ibitekerezo byo kwimva yuko ikiremwa muntu kifitiye ubugingo umwuka ngo hanyuma afite ukwishyira ukizana mu gutekereza mu bitekerezo byabo ngo barigenga anaduha umudendezo wo gutekereza ngo bafite. Nobody knows what's happening inside me, so whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. ngo hanyuma kwibwira ngo yego ngo nta wabasha kumenya ibyo ntekereza mwe imbere ngo ndahita nuko nshaka ngo kuko nta muntu uzibiri kuba muri njyewe mwe imbere ngo wenda nko mu matora uratora ibyo ushaka, wenda nko mu supermarkets ngo uragura ibyo ushaka, ngo ibyo byarangiye. That's over. ibyo byarangiye, ibyo kwigenga byarangiye. hano iruhande bandikaho ngo iki ava ngo iki ngo that's over ngo byarangiye. ngibi kubwira yuko bamaze kugira none icyo bisabwa cyose kugira ngo batume ikiremwa muntu kibura ubugingo bwacyo. Ubugingo niki? Ni humanity cyangwa se ubumuntu. ngari ibingi ari harabivuga ashyize amanga. Free will, that's over. That's over. byarangiye. uyu munsi to hack human beings on a massive scale. Everything is being digitalized. ngo ubu dufite tekinoloji yabasha guhakinga ikiremwa muntu ku kigero kinini cyane ngo none reba byose ubu biro birashyirwa muri digitali. Everything is being monitored in this time of crisis. buri kimwe ubu kiragenzurwa muri ibi bihe none by'ibibazo crisis by'amage. You have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. ngo aho muri ibyo bihe by'ibibazo umuntu akwiye guhanga iki amaso siyanse akaba ari yakurikira. As the moment when a new regime of surveillance took over, ngo imyaka 100 umuntu ashobora gusubiza amaso nyuma akareba agazasanga icyorezo cya coronavirus cyari ikintu cyabayeho kugira ngo ubugenzuzi bubashe kwiyegurira abantu ubwo cyamaze gushyirwa mu bikorwa, especially surveillance under the skin, cyane cyane no gukurikirana umuntu inibiri inyuma munsi y'uruhu. ibyo nabyo bakabigeraho harahirya amagambo banditseho mu kuyabona. ngumvishe neza ibyo wumvishe ngo usubiza inyuma niba ushaka kubyumva nanone imbere mu maso hawe ubugenzo mwabyumvishe. Which I think is maybe the most important development of the 21st century. ngibyo ntekereza aricyo kintu cy'ingenzi cy'iterambere twagezeho mu kinyejana cya 21 is this ability to hack human beings. ngo dore n'ubu bushobozi bwo kubasha guhakinga ikiremwa muntu, to go under the skin, collect biometric data, kubasha kwinjira mu ruhu ugakusanya amakuru biometric data, analyze it and understand people better than they understand themselves. This ukayasesengura ukabasha gusobanukirwa ikiremwa muntu kurusha cyo uko kisobanukiwe. I believe is maybe the most important event of the 21st century. ngo niringiye yuko nicyo kintu cy'ingenzi gikomeye cyabayeho mu kinyejana cya 21. In a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. ngo mu bihe bizacaho umuntu asubije amaso inyuma azibuka covid nk'ari cyo gihe ibintu byabaye digitali. urabizi hazaho ibintu bya cashless, kudahererekanya amafaranga, kutagira iki, ibyo bintu byabiri kujya mu buryo bwa digitali. And if this was the moment when everything became monitored. ngo kandi nanone ikintu cyagiye aho buri kimwe cyose none cyariho kigenzurwa monitored. That we